Itangazo. Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe ab'Ikorinto, igice cya mbere ku murongo wa 10. Hari ijambo rivuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora kandi twiringira ko izakomeza kuturokora. Iri tangazo rirareba umuntu wese wihebye kandi yarubashye Imana. Urabona ibihe isi ihagazemo byakubereye umwijima. Wareba ejo hazaza ukabona ni mu gicuku. Uri umugabo cyangwa uri umugore ni wowe ureberera urugo. Wasakuje byakuyobeye kugeza n'aho abana babimenye. Urimo urababwira ngo ni mugabanye inda n'utwo duke muriye ejo ntago muzatubona. Ntago wari ukwiye kuvuga gutyo kuko nta mubyeyi utakira umwana, ahubwo umwana niwe utakira umubyeyi, hanyuma umubyeyi nawe agahindukira agatakira undi mubyeyi umurusha ubushobozi. Niba waramenyereje abana bawe umukati na pizza ndetse n'itasi y'amata bya buri gitondo, ukawubona uyu munsi bibonetse ejo bitazaboneka, reka nkugire iyi nama. Iri joro ntabwo wari ukwiye kurara mu gitanda, wari ukwiye kureka abana bakaryama, bamara gusinzira umaze kuborosa, nawe ukabyuka ukicara ukarara uganira na so wo mu ijuru ariwe mubyeyi uruta abandi, hanyuma ukamutura agahinda kawe. Yaravuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bose bazambona. Ibyo rero ubona byabaye danje, urubura amaso ukabona nta nzira, urasa n'uhagaze muri feruje zidaherukamo icyatsi cyemerera abagenzi gutambuka. Reka nkubwire ko iyo Imana ije igasanga udutara twose twacanye umutuku, yo yemererwa gutambuka, ntawe uyibaza impamvu ikoze violence muri feruje. Ikakubanziriza imbere, ikagenda ikabivuguta umuti, yarangiza ikakugarukaho igasanga ugihagaze muri za danje zawe, hanyuma ibyo wabonaga nk'umutuku bikaba bibonye umuti, nawe ukavuga ngo Imana inkoreye umuti.